Haleluya, haleluya. Bene data bakundwa, nongeye kubasuhuza mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Ni Pasiteri Marie Thérèse ngarutse kuvuga Imana. Turi mu mpera z'umwaka wa 2023, tugiye gusingira umwaka wa 2024, umwaka uhishe byinshi, umwaka utwikiriye byinshi, ibyiza kubaha Imana, ariko ukaba urimo n'ibihano ku batubaha Imana. Imana yacu itugirire neza. Reka dufashwe n'ijambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 23, umurongo ni wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo mwa barandasi bahumye mwe, mumimina umubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Imana yacu itugirire neza cyane. Aya ni amagambo Yesu yabwiye abantu barimo n'abigishwa be, ababuza gukurikiza imigenzereze y'abanditsi n'abafarisayo, kubera yuko yavugaga ati ibyo bavuga ntabwo bihuye n'ibyo bakora. Ni ukuvuga ngo bavugaga byiza mu kanwa, ariko mu bikorwa bagakora ibintu bibi ndetse bigayisha Imana, bitukisha izina ry'Uwiteka Imana igihe icyo ari cyo cyose. Nuko Yesu abona ko ari indyarya, ndetse abona ko ari abantu bahumye, abona ko ari abantu badashobotse, isi idakwiriye kubigana, ahubwo abantu bakwiye kwigana ijambo ry'Imana. Ariko Yesu ntabwo yifuzaga ko abantu bakurikiza imigenzereze y'abafarisayo ndetse n'abanditsi. Muri iki gihe nabwo abantu benshi bafite indimi ebyiri. Hari ururimi bavuga iyo bari mu bantu rwiza, ndetse bakavuga ibyiza, bakumva bari kubwira abantu babatoza gukora ibyiza, ariko mu mitima yabo rusibana, ndetse mu imitima iri guhakana ibyo bari kuvuga ku munwa. Imitima yabo ikabihakana ku manywa, imitima yabo ikabihakana nijoro, bityo bakaba bafite indimi ebyiri. Kandi waba ubareba ku manywa, bagasa n'aho bagukinze agakarito mu maso, bakakwereka yuko bakoze icyiza, ariko nyuma ya rido hakaba hari ibindi bikorwa bibi bitari byiza, bitanyuze Imana. Imana yacu itugirire neza, isange imitima yacu, iyihindure kugira ngo imvugo abe ariyo iba ingiro. Yesu rero ntabwo yabyishimiye, ndetse usomye kiriya gice cyose cya 23, usanga harimo imbuzi. Yesu ari kuburira abantu, ababwira ati ibi ngibi dore uko muri kugenda muri indyarya. Rero igihe nk'iki ngiki birashoboka ko mu mutima wawe haba harimo uburyarya ubu cyangwa buriya, haba harimo bucakura ubu cyangwa buriya, haba harimo bucapa ubu cyangwa buriya. Yesu aravuga ati ibyo ngibyo ntabwo binezeza Imana, ndetse akavuga ati muzabona ishyano kuko mugaragaza uruhande rwiza gusa, nyamara uruhande rubi ari rubi cyane kurushaho. Imana yacu itugirire neza cyane. Ku itariki 9 z'ukwa 12 rero 2023, nibwo Uwiteka yambwiye iby'aka kayunguruzo, uburyo aje kuyungurura mu mwaka wa 2024. Nagerageje gushyiraho utuyunguruzo tubiri, kamwe gashobora kuyungurura ifu, imyumbati, amasaka, akandi kayungurura amazi, icyayi ndetse n'ibindi. Ariko si two twonyine, hari ubwoko bwinshi bw'utuyunguruzo
namwe mushobora kuba muzi. Imana yacu itugirire neza, ariko inshinga ni imwe, ni ukuyungurura. Mu yandi magambo ni ugukura ibishimwa mu bigawa. Kugira ngo uyungurure imyumbati urabanza ukayisekura ukayinoza, noneho ukayungurura ifu yanoze ikajya aho wayigeneye. Hanyuma ibyo bita ibishunga cyangwa se ibitanoze ugasubiza mu isekuru, ni ukongera ugasekura. Imana buriya ijya idusekuza umuhini wayo, ariyo jambo ry'Imana. Kuvuga ngo iyo Imana iri kutubwira, ikatubwira ijambo ryayo tukaryumva, iyo turyumviye tugahitamo icyiza tukava mu kibi, ni ukuvuga ngo tuba tunyuze mu kayunguruzo ko kari karimo ibibi byinshi, tugahinduka icyiza cyangwa se abeza, hanyuma ibindi bigasigara. Ijambo ry'Imana rijya rituyungurura, rikaduhindura, rikaduhindukiza, tugahindukira, tugahinduka bashya. Imana yacu itugirire neza. Ijambo ry'Imana rijya ritubwira ngo Efurayimu bameze nk'umutsima wahiye iruhande rumwe. Bivuze ngo uruhande rumwe ni ruzima, ariko urundi ruhande ni umupfubwe, ntahiye, ntago umuriro wamufasheho, umuriro w'Imana ntiwamugezeho. Umubu ni agasimba gato kaguruka kandi gakunda aho ibisukika biri, cyane cyane ibinyobwa. Bityo rero umuntu wese ugiye kunywa arabanza akareba ko ako gasimba katagiye mu byo agiye kunywa, kariyenza ku bintu birimo amasukari, ku bintu biryohereye cyane. Ariko ingamiya ni igisimba kinini, ndetse mu by'ukuri aho umubu uri ntabwo ingamiya yakahageze, kubera ko akayunguruzo kaba ari gato, nta nubwo wayiterura se wagira gute. Ariko icyo ni ikintu Yesu yashakaga kuvuga, abereka uburemere bw'ibyaha bakora, nyamara bakerekana uruhande rwiza gusa, bavuga ko ari abantu beza badasanzwe, ndetse ko ari abantu bakorera Imana. Imana yacu itugirire neza. Ntiwari wumva aho umuntu yiba amafaranga 1000 bakamumerera nabi, bakamuca ibihano bikomeye? Uwibye miliyari bakavuga bati nagende ntaho yayakura, turamubabariye, bagasinzira, bakamukingira ikibaba, amafaranga akajyana atyo. Imana yacu itugirire neza. Uwibye 1000 rero mu mwaka utaha, n'uyibye miliyari cyangwa miliyoni, abo Yesu arabashyira hamwe. Igihe ku bafarisayo bari kwirengagiza bakavuga ati ni uwacu, nta kundi twabigenza, nimumureke. Hari igihe umuntu ashaka kwirengagiza no kwiburanira yihesha amahoro, kandi azi neza ko atari shyashya. Ariko 2024 Imana ubwayo ije ntawe itumye ngo yikorere igikorwa kizatungura benshi. Cyakora hari n'abazifuza kubireba be kubibona, kuko bamwe bapfuye urw'igihano. Hari ikintu Imana ikoze kinyeganyeje isi, kiyitunguye kandi gitangaje benshi, kizatuma abantu batinya Imana, kuko ikuyeho kwiyemera no kwiremereza, ikaba ariyo isigarana icyubahiro cyayo. Icyari gifite amababa 2, rimwe rivuyeho, gisigaranye ibaba rimwe. Hari abamansuzi mugiye gushaka mubabure, hari abiyobagiza mugiye gushaka mubabure,
Hari abatuka Imana mugiye gushaka mubabure mu bwiru bwayo bukomeye. Imana izakomeza guhenura kugira ngo ishyire ahagaragara ubwiru mutari muzi. Imana izafata mpiri, ariko izatanga isumbwe ku bayubaha. Ariko hahirwa uzanyura mu kayunguruzo agatsinda, kuko amahoro y'Imana azaramba kuri we. Zaburi ya 34 uhereye ku murongo wa 9 haranditse ngo, nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho, mwubahe Uwiteka mwabera be mwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare yabasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Bana bato, nimuze munyumve, ndabigisha kubaha Uwiteka. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama, kugira ngo azabone ibyiza? Uwo ubonye isumbwe ni uwo akayunguruzo kazasiga, atagiye muri puberi. Imana yacu tugirire neza. Tugire umwete wo kwisuzuma, tugire umwete wo kwigarura, tugire umwete wo kwiyinira, tugire umwete wo kwihana no kwirinda ibibi, twe kwinjirana umwaka wa 2024 ibibi, ahubwo dushake icyiza, dushake no gukiranuka kugira ngo tuzabone ibyiza. Amen. Iyi ni imbuzi ya Yesu. Nubwo atahwemye kwitanga, ariko ayitanze hakiri kare, ndetse n'umwaka utaratangira. Reka tugire ishyaka ryo gukunda ibyiza, tugundire ibyiza, tujugunye ibibi, ibidafite umumaro, ibidahesha Imana icyubahiro, bituma izina ry'Uwiteka rigawa. Ibyo byose twitandukanye nabyo, kugira ngo Uwiteka naza azasange hari impinduka. Ibyo bizamutera kunezerwa, kandi ibyo bizamutera kwibuza uburakari. Amaraso ya Yesu reka abe kuri twebwe twese, atweze, adutunganye, aduhumanure ikibi cyose mu izina rya Yesu.